Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mu biganiro byacu. Ni ibiganiro byibanda kuri Pi Network na Crypto muri rusange. Aka kanya tugiye kuganira ku makuru akomeye ari kuzenguruka mu muryango wa Pi Network. Ni amakuru atari amagambo yo ku mbuga nkoranyambaga gusa, ahubwo ni amakuru afite aho ahurira n'amakuru aturuka ku masoko yemewe. Aya makuru arebana na upgrade ikomeye ya protocol kandi ikaba ari n'umusingi w'ikoranabuhanga Pi Network yubakiyeho, n'icyo ishobora gusobanura ku hazaza ha Pi, cyane cyane ku bijyanye n'igihe n'icyerekezo Pi ishobora kwerekezamo nyuma y'iyi upgrade. Icya mbere tugomba gusobanukirwa neza ni uko Pi Network itari blockchain yubatswe mu bwigunge. Pi Network yubakiye ku ikoranabuhanga rishingiye kuri Stellar Consensus Protocol SCP, ari nayo ikoreshwa na Stellar Network. Ibi bivuze ko impinduka upgrades cyangwa iterambere rikorwa kuri Stellar riba rifite ingaruka zitaziguye ku mikorere, umutekano ndetse n'ubushobozi bwa Pi Network. Niyo mpamvu buri upgrade ikomeye kuri Stellar itagifatwa nk'ikintu cyihariye kuri Stellar gusa, ahubwo ikitabwaho cyane n'imishinga yose iyishamikiyeho, harimo n'uyu mushinga wacu tumayininga wa Pi Network tumaranye igihe mu matelefone yacu. Mu makuru ari kugenda asohoka, Stellar iri kwitegura protocol ya 25, protocol 25 upgrade, izwi kandi nka Stellar X-Ray. Iyi ni upgrade ikomeye cyane, so guhindura ibintu bito bya tekinike gusa, ahubwo ni upgrade igamije kuzamura urwego rw'umutekano, imikorere, privacy ndetse n'ubushobozi bwa network bwo kwakira ama application menshi kandi agezweho, cyane cyane application zishingiye kuri smart contracts n'ikoreshwa ryagutse rya blockchain ku rwego rw'isi. Amatariki y'ingenzi rero y'iyi upgrade yaratangajwe, aho ku itariki ya 7 Mutarama uyu mwaka 2025 habayeho itora kuri testnet. Iyi ni intambwe rero ya mbere aho upgrade igeragezwa mu buryo butekanye kuri ya mainnet, harebwa niba nta kibazo cyangwa nta bibazo bya tekiniki bihari. Testnet rero si ahantu amafaranga nyayo akorera, ahubwo naho abatekinisiye n'abavalidators bapima uko systeme yitwara mu buzima nyabwo bwigana mainnet. Nyuma y'iyo testnet vote hazakurikiraho itora rikomeye cyane. Iyi niyo vote izemeza niba protocol 25 ishobora gushyirwa mu mikorere ku muyoboro nyamukuru wa Stellar. Iyo iyi vote rero igeze ku bwiganze busabwa, upgrade ishyirwa mu bikorwa kuri mainnet. Bivuze ko ihita igira ingaruka ku mishinga yose ishingiye kuri Stellar, harimo n'uyu wacu wa Pi Network. None se bisobanura iki muri Pi Network n'abapioneer muri rusange? Ni ikibazo nibaza nayo wakwibaza. Aha rero niho ibintu bitangirira gukomera, cyane cyane mu mushinga ndetse no gushimisha icyarimwe. Protocol 25 izanye ibintu byinshi bishya bifite agaciro gakomeye. Kimwe mu by'ingenzi cyane ni support ya native zero knowledge proofs. Ibi bikaba ikoranabuhanga rituma transactions zikorwa mu buryo bwihariye, aho amakuru y'umuntu ashobora kurindwa ariko nanone hubahirizwa amategeko n'amabwiriza. Ibi bifasha kubaka privacy itari y'akajagari, ahubwo privacy yubahiriza compliance cyangwa wa mutekano, kubika amakuru y'abantu ariko byubahirije amategeko mpuzamahanga. Kuri Pi Network rero ibi bifite igisobanuro gikomeye cyane. Pi ifite umuryango munini cyane w'abantu barenga miliyoni zigera mu ijana,
si bose baba bashaka ko amakuru yabo yose aba ku mugaragaro, ariko kandi Pi Network igomba kubahiriza amategeko mpuzamahanga. Zero Knowledge Proofs zifasha guhuza ibi byombi, byaba privacy ku muntu ukoresha platform runaka ndetse n'ubwizerwe ku rwego rwa systeme. Ikindi kintu gikomeye ni ukunoza imikorere ya smart contracts n'imikorere rusange ya network. Protocol 25 izanye optimizations zituma transactions zikorwa vuba, zigatwara resources nkeya kandi zigahenduka mu mikorere. Ibi ni ingenzi cyane mu gihe Pi Network igenda yerekeza mu ikoreshwa rinini rya mainnet, aho apps, payments na services bizaba byiyongera cyane. Igihe transactions zizaba zihendutse kandi zihuta, bizatuma Pi ishobora gukoreshwa mu buzima bwa buri munsi, bitari mu biganiro gusa, kandi ibi nibyo Pi Network imaze igihe ivuga iti utility before speculation. Protocol rero ya 25, Protocol 25 itanga umusingi uhamye w'iyo utility Pi Network idasiba kuvuga buri munsi ko ari nayo izazamura agaciro k'uyu mushinga ndetse n'ifaranga ry'uyu mushinga ari ryo Pi. Ikindi gice cy'ingenzi rero ni uruhare rw'abavalidators. Voting ya Protocol 25 ikorwa n'abavalidators ba Stellar. Ibi bigaragaza ko system igendera kuri decentralization ifatika, aho impinduka zikomeye zifatwa n'abantu bake, ahubwo zigafatwa binyuze mu bwumvikane bw'abafite uruhare mu mutekano wa network. Ibi rero byongera icyizere n'umucyo mu mishinga yose ishamikiye kuri Stellar Consensus Protocol. Hari abantu bari kwibaza bati ese bivuze iki? Bivuze ko Pi Network se izagira itariki yayo yihariye cyane cyane ahantu hahise 28 z'ukwa mbere? Hano rero tugomba kwitondera. Amakuru ari kuvugwa agaragaza ko nyuma y'iyi upgrade n'ishyirwa mu mikorere rya Protocol 25, Pi ishobora kubona icyerekezo gishya mu ngengabihe yayo, niho itariki ya 28 ivugwa nk'igihe cy'ingenzi gishobora kuzahuzwa n'ikorwa runaka ry'impinduka tuzabona muri Pi Network. Ariko rero ni ingenzi gusobanukirwa ko Pi Core Team ubwayo itaratangaza ku mugaragaro itariki nyayihamye. Ibyo dufite ubu ni signals zituruka ku rwego rwa tekinike zishyigikiwe nuko Stellar ikora upgrades zayo. Icy'ingenzi kurusha byose rero nuko iba atari speculation ishingiye ku marangamutima gusa, ni isesengura rishingiye ku buryo ikoranabuhanga rikura ku masoko yemewe ya Stellar Development Foundation, nuko Pi Network yubakiye kuri iyo infrastructure. Iyo umusingi rero ubonye upgrade ikomeye, n'inzu yubakiyeho nayo irahinduka ikarushaho gukomera. Kuba pioneer rero ubutumwa burasobanutse, turi mu bihe by'ingenzi. Ibi rero si ibihe byo kwirukira hype cyangwa gutegereza igiciro gusa, ni igihe cyo gusobanukirwa ikoranabuhanga Pi ishingiyeho, kumva impamvu Pi itajya yihuta mu bintu byose, kandi no kubona uburyo buri ntambwe yubakwa mu buryo burambye. Protocol 25 ni indi ntambwe igaragaza ko Pi Network iri kwitegura ejo hazaza hatari aka kanya gusa, ahubwo hatandukanye kandi hagutse. Mu gusoza twavuga ko upgrade Protocol 25 kuri Stellar atari inkuru ya Stellar gusa, ni inkuru ya Pi Network. Amatariki 7 Mutarama na 22 Mutarama uyu mwaka 2026 ni amatariki yo kwitondera, saa yo gushimangira ibintu byose, ariko nayo kwerekana icyerekezo
Igihe upgrade rero izashyirwa mu bikorwa, izongera ubushobozi, umutekano na credibility ya Pi network, kandi nk'uko bisanzwe Pi ntiyubakira ku magambo menshi, yubakira kuri fondasiyo ikomeye, kandi ibi nibyo turimo kwibonera ubu n'amaso yacu. Abapayiniya rero bari maso, abumva ikoranabuhanga, nibo bazasobanukirwa aho Pi iri kwerekeza mbere y'abandi, kuko mu isi ya blockchain uwumva umusingi niwe ubona icyerekezo mbere. Murakoze gukurikira ibiganiro byacu, duhure mu biganiro byacu bikurikira, kuko ibiganiro bya Pi ni ibiganiro bihoraho kuri iyi channel. Murakoze, mugire ibihe byiza.